Ndabasuhuje kandi cyane. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kuganira ku kibazo gikomeje kugaragara mu bigo by'amashuri bitandukanye muri iki gihe. Hari abanyeshuri bangiza ibikorwa remezo by'ishuri, bakamenagura ibirahuri by'inzugi n'amadirishya, bakangiza ameza n'intebe bakoresha, bakandika ku nkuta amagambo y'ibishegu, bakangiza ubwiherero cyangwa ibindi bikoresho rusange. Hari n'igihe bamwe mu banyeshuri bavuga bati, ntacyo mwebwe mwadukoraho muri abarezi, kuko twebwe dufite uburenganzira bwacu nk'abana. Bene iyi mvugo itera ubwoba bazi ingaruka zo kudacyaha abakiri bato, cyane cyane abakora ibintu biteye ubwoba nk'ibi ngibi. Nibyo twarakanzwe mu mateka yacu. Ese koko uburenganzira bw'umwana busobanura ko umwana ashobora gukora icyo ashaka nta nkurikizi zije? Ese ubu ninde wahaye umwana ubwo burenganzira butagira imipaka? Ni abarezi cyangwa ni ababyeyi? Ese ni icyo amategeko mpuzamahanga cyangwa se amasezerano avuga ku burenganzira bw'umwana? Ibi bintu bikwiye gusobanuka. Ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora kuba uri n'umwarimu cyangwa umunyeshuri. Komeza ukurikirane ikiganiro kugera ku musozo wacyo, kubera yuko ushobora gusanga yuko hari ibyo wowe usanzwe udasobanukiwe neza, ahari ukaba warabisobanukiwe nabi mu gihe umaze. Muri iki kiganiro turifashisha umwanditsi bise Jane Nelson mu gitabo cye cyitwa Positive Discipline. Hari ukuntu abivuga. Avuga yuko kurera neza atari umwana uburenganzira gusa, ahubwo ni no kumwigisha kubazwa inshingano ze. Nibyo, umwana agira inshingano. Umwana wigishijwe kubaha abandi bantu, akigishwa kubaha amategeko ndetse no kurinda umutungo rusange, akura neza cyane azi yuko uburenganzira bw'ahantu burangirira ariho ubwa mugenzi we butangirira. Ni ukuvuga ko uburenganzira bwa mugenzi we buri hejuru cyane y'ubwe. Niyo mpamvu ababyeyi n'abarimu bagomba gufatanya kubaka umwana, bakubaka umutima we, bawerekeza kubaha ibikorwa remezo ndetse no kubirinda aho kubyangiza atabibazwa. Iyi ni Isaac Inspire TV, jyewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro niba utarayikora, by'umwihariko dukomeze ikiganiro kugera ku musozo. Hari ingingo 7 turi buganire muri iki kiganiro zigufasha gusobanukirwa neza ibijyanye n'iyi ngingo turi kuganiraho. Uburenganzira bw'umwana ntabwo ari ubwisanzure bwo gukora amakosa. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya bakasobanukirwa ni uko uburenganzira bw'umwana budakuraho inshingano ze. Yego, umwana agira inshingano. Abana bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Bagomba kurinda ihohoterwa, bagomba kuvuzwa iyo barwaye, bakwiye kubaho neza bisanzuye ndetse no kubahwa mu muryango mugari w'abantu. Abana bakeneye ibi bintu. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, abana nabo bafite inshingano. Bafite inshingano zirimo kubaha abandi bantu, bakubaha abo baruta n'abo bangana, by'umwihariko bakubaha ababaruta barimo ababyeyi ndetse n'abarezi. Mu byo abana bashinzwe harimo kubaha n'umutungo rusange, kubahiriza amategeko y'ishuri, bakita ku bikoresho ndetse bakoresha, bakita ku mpuzankano y'ishuri. Hari abana bangiza impuzankano y'ishuri ukabona biteye ubwoba kandi ukabona birababaje. Iyo umunyeshuri amenaguye intebe cyangwa akangiza laboratory, ntabwo aba akoresheje uburenganzira bwe, ahubwo babangamiye uburenganzira bw'abandi, cyane cyane uburenganzira bw'abanyeshuri kuko bagomba kwigira ahantu heza. Ariyo mpamvu uburenganzira bugomba guhora bujyana n'inshingano. Ababyeyi benshi bakwiye gusobanurira abana babo hakiri kare cyane batarajya no ku ishuri, kubera yuko abarimu ba mbere ni ababyeyi b'abana, bakabigisha kugira ngo ejo batazisanga ahantu hatari heza kubera kwitiranya uburenganzira n'uburenganzira. Hari ingingo ya 2, ni ukubera icyo abanyeshuri bitwara nabi bitwaje uburenganzira bw'umwana. Ubusanzwe hari impamvu nyinshi. Umva, ikintu cya mbere ni ugusobanurirwa nabi. Hari abana bumva yuko nta muntu wemerewe kubahana uko byagenda kose. Ibi bintu bigahita bibasunikira yuko bumva yuko amategeko y'ishuri atakibareba. None ukaba wakwibaza niba ari abanyeshuri hakaba hari amategeko agenga ishuri. Ese amategeko yashyiriweho abandi bantu batari abanyeshuri kandi ari mu kigo cy'ishuri? Ikintu cya 2 ni imikurire. Hari abana bagiye bakurira mu miryango cyangwa mu ngo zitandukanye,
aho batigeze babazwa inshingano cyangwa wenda ngo babazwe amakosa y'ibyo bakoze. Iyo bageze ku ishuri rero bumva ibintu byose bagomba kubihabwa uko babyifuza. Ikintu cya gatatu ni imbuga nkoranyambaga ziri hanze ahangaha. Hari amakuru menshi agenda ku mbuga nkoranyambaga ariko ugasanga atuzuye neza cyangwa ugasanga asobanura nabi uburenganzira bw'umwana, bigatuma bamwe bibwira yuko gukosorwa cyangwa wenda kuba bagirwa inama ari ihohoterwa rikorewe umwana. Nyamara gukosorwa mu buryo bwubaka no kubahiriza amategeko ntabwo ibintu ari ihohoterwa nk'uko wabyita. Nawe muntu ukurikira ikiganiro ushobora kuba uri umubyeyi cyangwa uri umwarimu. Tekereza iyo uza kuvuka ugakura utabonye umuntu ugukosora cyangwa ugucyaha. Umuntu wari kuba usa nawe uyu munsi uko byamera kose ntabwo ari umuntu mwiza. Ingingo ya gatatu ni ingaruka zo kwangiza ibikorwa remezo by'ishuri. Bavandimwe, reka twibaze iki kibazo gikurikira. Ubundi iyo umunyeshuri amenya idirishya akamena intebe cyangwa akangiza ubwiherero, ubundi ni bande baba bahombye muri rusange? Hari abatekereza yuko wenda bahombeje ishuri gusa, ariko naryo ntabwo yemerewe kurihombya kuko ntabwo aba yagiye ku ishuri guhombya ikigo. Ariko mu by'ukuri tugarutse kuri iyi ngingo, ntabwo abahombeje ishuri gusa ahubwo burya abahombeje abantu benshi batandukanye. Umva ikintu cya mbere, ibi bintu bihinduka igihombo ku banyeshuri bagenzi be bigana cyangwa biga muri icyo kigo. Iyi ntebe zangiritse, hari abanyeshuri biga bahagaze cyangwa wenda bakicara nabi. Iyo laboratory yangiritse, amasomo amwe namwe nkamwe bajyaga gukorera practice muri laboratory arahagwingirira. Iyo ubwiherero bwangiritse, ubuzima bw'isuku y'abanyeshuri bishobora kujya mu kaga cyane. Hari n'abasenya uruzitiro bajya hanze basimbuka ikigo, ahantu banyuze ikaba yaba inzira y'abajura banyuramo baza gucucura ishuri. Bene aba bana bakwiye kutareberwa n'impande zose uko twabyita kose, kubera yuko ibyo basohokana n'ibyo binjirana bagaruka byihishemo ibyago biteje ibindi byago. Hari ikintu cya kabiri, ni igihombo ku babyeyi. Iyo abanyeshuri bangije, byose bimenyeshwa ababyeyi. Amafaranga yishyurwa mu gusana ibyo bikoresho wenda bangije aba yashoboraga kuba yakoreshwa mu kugura ibindi bikenerwa by'abanyeshuri, bikaba byafasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Ikintu cya gatatu kuri aka kagingo ni igihombo ku gihugu. Ibikorwa remezo by'amashuri byubakwa n'umutungo rusange w'abaturage. Iyo byangijwe by'amaherere, igihugu gisubira inyuma kuko amafaranga yari kubaka wenda andi mashuri cyangwa kugura ibindi bikoresho bishya hakoreshwa mu gusana ibyari byangijwe kandi bitari ngombwa. Ariyo mpamvu kwangiza ibikorwa remezo ntabwo ari ugukina cyangwa kwerekana agahinda umuntu afite, ahubwo no gutesha agaciro umutungo rusange. Reka twisimbukire ku ngingo ya 4 turebe uruhare ababyeyi bafite. Ababyeyi muri rusange nibo barezi ba mbere b'abana. Dukunda kubigara ko mu biganiro bitandukanye by'uburezi binyura kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Tunakwibutse gukora subscribe ndetse no gukora like kugira ngo ujye ugerwaho n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro. Umwana utigishirijwe mu rugo mu muryango havuka ngo yigishwe kubaha umutungo w'iwabo, ubundi niho bihera, niho bitangirira. Uyu mwana rutigishijwe muri uburyo biragoye ko azubaha umutungo w'ishuri cyangwa umutungo w'igihugu. Ariyo mpamvu ni ngombwa yuko buri mubyeyi wese yigisha umwana we, akamwigisha kubungabunga ibikoresho akoresha, akamwigisha gusukura aho atuye cyangwa aho yiga, akamwigisha gusaba imbabazi ndetse no kwemera amakosa ye igihe yangije igikoresho runaka, kandi akamwigisha yuko agomba kumva yuko uburenganzira bwe burangirira ari ubwa mugenzi we butangirira, kandi akumva yuko uburenganzira bwe bujyana no kuzuza inshingano. Ababyeyi kandi bakwiye kwirinda kurwanirira abana igihe cyose abana bakoze amakosa batabanje kumva ukuri. Hari ababyeyi bajya ku ruhande rw'abana ugasigara wibaza ari umwana n'umubyeyi urabatandukanyiriza. Umwana yakosheje, ibyo yangije biragaragara,
umubyeyi agahindura umwana umutagatifu, ukabona ibintu byayoberanye. Hari igihe umwana abeshya, umubyeyi akihutira gushinja ishuri, ukagira ngo ishuri ribereyeho gusunikira abana gukora amakosa, ahubwo ribarinda gukora amakosa, ni nacyo ribigisha, niyo mpamvu nyine ryitwa ishuri. Ibintu nk'ibi ngibi rero byose bituma umwana arushaho kumva yuko nta kintu azabazwa igihe yangije. Umwana umeze gutya ntabwo ari umwana igihugu cyifuza. Ingingo ya 5 ni inshingano z'abarimu ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri. Nubwo abanyeshuri bagomba kubazwa imyitwarire yabo nibyo, ariko abarimu nabo bafite uruhare rukomeye cyane. Bagomba guhora bigisha indangagaciro zirimo kubaha umutungo rusange, bakigisha abanyeshuri gukunda umuco w'isuku, kwita ku bidukikije ndetse no gukorera hamwe. Iyo umunyeshuri akoze ikosa, akwiye gukosorwa mu buryo bwubaka kandi bwubahiriza amategeko n'uburenganzira bwe, birumvikana. Ariko nanone akwiye kubikorerwa mu buryo bumufasha kumva uburemere bw'ikosa yakoze ndetse no gufata inshingano zo kuzikosora. Ntabwo kubaza umunyeshuri amakosa yakoze ari ukumwambura uburenganzira bwe kwiye gusobanuka neza, ahubwo ni uburyo bwo kumufasha gukura neza, agakura ari umuntu ufite indangagaciro, uzi ko ubwisanzure bujyana no kuryozwa ibyo yangije. Ikindi ni uko mu muco wa gitore batozwa, intore n'umurinzi w'ibyagezweho, nta wabisenyerora. Nibyo, abanyeshuri ni intore. Ingingo ya 6 ni uruhare rw'abanyeshuri mu kurinda ibyagezweho. Ibyagezweho ni ibikorwa remezo. Nshuti banyeshuri, bana bacu, mushobora kuba muri kudukurikira muri aka kanya. Ibuka yuko ishuri uri kwigiramo uyu munsi ntabwo ari ahantu uza kwigira gusa, ni n'ahantu burya hatoza indangagaciro zizakugira umuturage mwiza. Nibyo, uri gutegurwamo umuturage mwiza, kuko nta kindi uzamarira iki gihugu uretse kuba umuturage mwiza. Uruzitiro rw'ishuri, intebe wicaraho, ikibaho mwarimu yigishirizaho, laboratory mukoreramo practice, ubwiherero, amasomero ndetse n'ibindi bikorwa remezo byose ni umutungo mugomba kurinda, mukawubungabunga ndetse cyane. Umuntu ukuze ntabwo amenyekanira ku myaka afite gusa. Imyaka ni imibare, ahubwo ikintu gikomeye amenyekaniraho ni uburyo afata neza umutungo rusange. Umunyeshuri ufite uburere ntamenagura idirishya cyangwa ngo wenda ngo abe yabyita ubutwari. Kwangiza ibikorwa remezo bikitiranwa n'ubutwari, ibi ni ubugwari. Ntabwo yandika ku nkuta z'ishuri cyangwa ngo yandike mu bwiherero ibigambo biteye isoni, kandi nta nubwo yangiza iby'abandi bantu, naho ubwo akeneye kubikoresha. Niba ubonye mugenzi wawe ashaka kwangiza ibikorwa remezo, ukwiye kutamushyigikira, ahubwo ukwiye kumwamaganira kure. Cyangwa wenda ngo ube wabifata nk'urwenya, bifate nk'ibintu biri aho ngaho, ahubwo birababaje. Ukwiye kumugira inama, kuko uri ijisho rya mugenzi wawe. Umubwire ko ibyo akora bishobora kugira ingaruka ku banyeshuri bose, kandi ko kurinda umutungo rusange ni inshingano ya buri wese. Ingingo ya 7 ari nayo ya nyuma muri iki kiganiro, dukwiye kubaka umuco wo kubazwa inshingano. Hari igihe abantu bumva yuko guhana umwana cyangwa se wenda kubaza umunyeshuri ibyo yakoze, ibi bintu bihabanye n'uburenganzira bwe nk'umwana. Nyamara uburere bwiza ntabwo bwakubakwa no kurebera amakosa ngo yarebera ganze mu bantu, bibe biri ibintu biri aho ngaho umuntu abe ntakorwaho kandi yangiza. Uyu ntabwo ari umwana wifuzwa. Umwana wese yagombye kumenya yuko buri gikorwa cyose kigira ingaruka. Iyo yangije ikintu, akwiye kumva yuko uburemere bw'icyo yakoze, kandi wenda akigishwa uburyo bwo kugikosora. Byo birashoboka kandi ni byiza. Ibyo nibyo bimutegurira kuzaba umuntu mukuru, wa muntu wubaha amategeko n'umutungo w'abandi. Amashuri n'ababyeyi bakwiye gukorana, bakagira amategeko asobanutse. Amategeko akubahirizwa mu buryo bumwe kandi akubahirizwa na bose, kubera yuko umwana iyo amenyereye kubazwa inshingano akiri muto, akura afite umutima nama ndetse n'ubunyangamugayo. Dusatira umusozo, bavandimwe, twabonye uburenganzira bw'umwana.
ntabwo ari uruhushya rwo kwangiza ibikorwa remezo cyangwa kwica amategeko nkana, ahubwo uburenganzira bw'umwana bugamije kumurinda ndetse no kumufasha agakura arinda ibidukikije, kubera ko ibidukikije burya biramwubaka. Ikindi kandi twabonye ni uko uburenganzira bugomba guhora bujyana n'inshingano. Kurinda umutungo rusange ni inshingano ya buri munyeshuri wese, buri mubyeyi na buri mwarimu ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Niba dushaka yenda kubaka amashuri meza, kandi ni ngombwa tukubaka abaturage bazima, abaturage ba none n'ejo hazaza, tugomba kurera abana bazi kubaha abantu, bakubaha amategeko ndetse no kubungabunga ibikorwa remezo byubatswe n'imbaraga z'igihugu. Niba abakuru badakora icyo bashaka kandi bazi ubwenge, umwana akura hehe uburenganzira bwo gusandaza ibyo asanze? Kumurera neza ni uburyo bwo kumurinda ndetse no kumutegurira kuba umuntu w'ingirakamaro muri sosiyete. Twese dufatanye kwigisha abana kubaha ibikorwa remezo muri rusange, kubaha amategeko yashyizweho no kwemera gukosorwa igihe bibaye ngombwa. Uko tubarera uyu munsi niko igihugu cy'ejo kizaba kimeze. Niba uri umuyobozi w'ishuri, abanyeshuri bakagusenyeraho ikigurebera, menya ko nawe ubwawe uzagibwaho n'umugayo wo kudacyaha ngo uteshe uhane, kuko abasenya ikigo bakiga ntabwo aribo batanga icyizere cyo kuzarinda igihugu cyabo. Ahubwo mu myaka yabo, nk'uko bafite imyaka wenda ku myaka bariho ubu ngubu, nabo abarezi n'ababyeyi barangaye, aba bana bashobora guhinduka abanzi b'igihugu, kuko nabo ubwabo bafite inshingano bagomba kuzuza. Ushobora kuba wakunze iki kiganiro, ukande like, ukore subscribe kuri Isaac Inspire TV, usangize n'abandi babyeyi, abarimu ndetse n'abarezi, kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi. Ndabashimiye cyane.